mu nkingi umunani zigiye kuzisobanura nonaha, dushobora kugenda tukaba manifesto yacu, ikintu cyose kivuzwe muri iyo nkingi umunani tuzakigeraho. Ikintu mugomba kumenya umupira w'amaguru, reka mvuge ko the common goal ni uguteza imbere football. Uyu yitwa Shema Fabrice, perezida mushya wa Ferwafa, yatowe ku itariki 30 Kanama 2025. Uyu yitezweho ibintu byinshi mu guhindura ndetse no guteza imbere umupira w'amaguru hano mu Rwanda. Shema Fabrice ni muntu ki? Ese yarasanzwe akora ibiki? Ese uyu Shema Fabrice abantu tumwitegaho iki? Niki twamwitegaho? Uyu Shema Fabrice, umugabo uzwi cyane mu gukora business, umugabo uzwi cyane mu gukorera muri transparency, umugabo uzwi cyane gutegura amarushanwa asobanutse, n'umugabo kandi ukunda ubunyamwuga. Nta bintu byo kuzana bya bintu by'amafuti n'ibiki byose, abasifuzi ibiki. Uyu yongeye kubigarukaho umunsi w'ejo akimara gutorwa. Uyu Shema Fabrice asanzwe amenyerewe mu mupira wo mu Rwanda, cyane cyane mu ikipe ya AS Kigali, aho yayibereye umuyobozi kuva muri 2019 kugeza muri 2025. Uyu Shema Fabrice yabaye CEO wa Africa Medical Supply, ikigo cya mbere cy'ubuzima cyamaze kujya no ku isoko ry'imari hano mu Rwanda. Uyu kandi yabaye chairman wa Gasabo Investment Company, akaba kandi afite ububasha buhoraho bwo kuba GCI Senator. Uyu Fabrice afite bachelor degree muri farumasi ndetse masters mu bucuruzi mpuzamahanga, international business. Iyo akaba yarayikuye muri Amerika. Uyu Shema Fabrice kandi yagize uruhare rukomeye mu mupira nyarwanda kandi yemewe neza mu ruhando rwa siporo, ubucuruzi n'imiyoborere mpuzamahanga. Ibi bikaba bivugwa yuko bishobora kuba byamuha amahirwe cyangwa byamuhesha kuzamuzanira cyangwa se kuzamuhesha ibihembo by'imbere mu karere cyangwa se ibya siporo. Uyu Shema Fabrice niki twamwitegaho? Uyu Shema Fabrice byitezwe yuko agomba gushira umwuga ku isonga mu mukino w'amaguru ujyana n'igihe, aho umupira uzavaho ugacuruzwa nk'uruganda. Uyu Shema Fabrice kandi yitezweho kuzamura iterambere ry'abanyamuryango bato, cyane cyane mu mupira w'abagore, ndetse no gushira amahererekane y'inkunga CAF funds mu byo kwigisha, gukora amarushanwa n'imishinga y'iterambere y'umupira. Uyu Shema Fabrice yitezweho gushiraho ibihano bikakaye ku misifurire ndetse no kubaka uburyo bwiza bwo gukora imishyikirano transparency, ku buryo imisifurire idahesha agaciro ibihano byo mu rwego rwo hejuru. Uyu Shema Fabrice nk'uko yabigaragaje mu nkingi umunani we na komite biyemeje, byitezweho ko ari umuntu ugiye kuzana cyangwa se kongera kuzamura amafaranga muri competition cyangwa se muri ligi ya hano mu Rwanda. Uyu avuga yuko ayo mafaranga ahantu agomba kuva ari mu mishinga bagomba gutegura izana amafaranga. Uyu Shema Fabrice avuga yuko nta bigaragaza aho amafaranga aturuka byaremwe na Ferwafa, ariko akavuga ni tuzashigerageza gushiraho ibikorwa bizana amafaranga, bitume amafaranga muri ligue azamuka, bitume amarerero y'imbere mu gihugu akora, bitume umupira w'abagore utera imbere. Uyu Shema Fabrice musanzwe ni umunyabusiness nk'uko yabyivugiye, aho yavuze ko adashobora kurota biliyoni y'amafaranga adafite project zizana izo biliyoni. Icyo bishatse kuvuga nuko niba atekereza ko agomba kuzamura amafaranga ya ligue cyangwa se agomba kuzamura ubushobozi bwa ligue, ariko anatekereza cyangwa se ariko azashiraho project zituma amafaranga aboneka muri iyo ligue. Uyu Shema Fabrice wishimiwe n'abanyamuryango ba Ferwafa, wishimiwe n'abanyarwanda batari bake, yagaragaje ibyo bagomba kuzakora mu gihe cya manda yabo mu nkingi umunani. Dore inkingi ya mbere. Yifuza ko
twese hamwe aba ariyo tuzarebera hamwe iterambere ry'umupira wacu w'amaguru. Ndaza guhera ku nkingi ya mbere iyo twise youth empowerment and grassroots development. Youth empowerment and grassroots development. Urubyiruko rurihe? Urubyiruko rurihe? Youth empowerment, urubyiruko rurihe? Ruraboneka cyangwa barabitekerezaho gucya urubyiruko rubure? Grassroots development, abana batoya. Ese ababyeyi murarekura abana bato bajye kwiga umupira w'amaguru? Abana bafite impano hirya no hino mu cyaro mubarekure. Gusa ni bibi byo mu magambo gusa. Bavuge youth empowerment cyangwa grassroots development, abantu twishime dukoma amashi, ejo usange ntabwo bigezweho, cyangwa usange ibyo bigeze ku banyamujyi gusa. Baro mu byaro bari hirya mu mirenge yo mu byaro yakure cyane, usange ibyo bintu ntibibagezeho. Ariko turizera ko ibi byose bizagera kuri buri umwe wese agahabwa ayo mahirwe. Inkingi ya kabiri, icyo twise investment mu infrastructure. Ibibuga byacu cyangwa se basic infrastructure iracyafite ikibazo. Iyo ni inkingi ya kabiri ivuga ku bikorwa remezo, harimo ibibuga. Murabizi ahantu henshi hirya no hino ibyari ibibuga byahindutse amasoko, abana ntibakibona ahantu bakinira, abana bakinira mu mirima bamwe na bamwe, amashuri ibibuga byabagaho nta bahinduyemo jaride ntiwamenya. Ariko ibyo nabyo avuze yuko arabikoraho. Inkingi ya gatatu, level ya competition. Ikintu cya mbere kiryohera abantu ni ruhago yacu. Icyo kintu cyonyine navuga kivugwa mu maradiyo amezi 10 akurikiranye cyangwa se umwaka wose, bavuga ukura amakipe yatsindanye, bavuga recruitment, bavuga umupira. Ni iki cyakorwa kugira ngo tuzamure level ya league, cyane cyane D1, tuzamure level ya abantu badamu bakina ndetse n'abakiri batoya, kugira ngo iyo challenge ibe consistent kandi performance zibashe kuzamuka. nguko rero ko yavuze ko level ya league igomba kuzamuka, ikaba league nziza, igacuruzwa, ikerekanwa ku ruhando mpuzamahanga, ndetse yavuze yuko amafaranga ajya muri league agomba kuzamuka akagera kuri miliyoni 180, ku buryo yiyemeje kuzahemba, cyangwa se we na komite biyemeje kuzahemba amakipe 8 muri shape, kuva ku ya mbere kugera ku ya 8 mu bagabo, kuva ku ya mbere kugera ku ya 6 mu bagore, haba muri D1 ndetse na D2. Uyu mugabo ateye ubwoba, uyu mugabo nuwo guhabwa indabyo ze kabisa. Ngewe muhaye indabyo ze, ndazimuhaye. Uyu mugabo ni umunya business, agomba kuzabikora. I will never dream billions if I don't have a project for billions. Niba ushaka kudreaminga ku kintu kiri hejuru kugira ngo ubone amafaranga, ugomba no kwitekereza. Nguko rero asanzwe ari umunya business, he can't dream billion without project. Professional. Twifuza kuva ku rwego rumwe rwo gukora, ariko tugakora mu buryo buri professional. Club zacu nabo imibanire izamuka, ndetse na private sector na public sector zacu, government, tubasha gukorana mu buryo bwiza. Uyu munsi twitana bamwe. Uyu mugabo Shema Fabrice ni inkingi nyinshi yavuze inkingi 8 kandi zikuyemo ibintu byinshi kandi byiza. Yavuze kuri transparent, yavuze ku misifurire, yavuze ku bafana, ni gute yakongera abafana ku kibuga, ni gute yakongera ibyishimo by'abafana, yavuze ku mifanire hagati y'imiryango, ni gute famille yaterura abana, umugabo umugore, hanyuma bakajya ku kibuga bakajya kureba umupira bakishima bakanezerwa. Uyu mugabo ngewe namukunze, bafite intego nziza pe zikubiye mu nkingi 8. Ahubwo nk'abanyarwanda mureke tumufashe, dufatikanye, tureke ko byose azabigera, kuko aramutse abigezeho byaba ari ibintu byiza pe. Ariko nubwo izi nkingi 8 ziteguwe rwose, ubona ko ari inkingi nziza, ari ibintu byiza, kujya biramutse bishize mu bikorwa, bigashyirwa mu bikorwa, ndakubwiza ukuri football yo mu Rwanda yaba yateye imbere pe. Nta muntu utakwifuza kuza gukina mu Rwanda. Haba habura gato ngo tube nk'abanyaburayi. Football mu Rwanda yaba yazamuye urwego, ligue yo mu Rwanda yaba yazamuye urwego, ariko kubitegura ni kimwe no kubishyira mu bikorwa ni ikindi. Icyakora cyo tubaye team imwe, haba bo babiteguye natwe turi kubitegurirwa, tugakora nka team,
iyi football ikamanuka ikagera muri grassroots hasi mu mirenge yo mu byaro ikageramo, mu mujyi ikageramo, ibi byose uko biteguye bikashyirwa mu bikorwa, football yo mu Rwanda yaba yabaye umucyo, itara. Nguko rero nawe ibindi uragenda ubyiyumvira ku bindi binyamakuru, uragenda ubisoma ku binyamakuru bitandukanye, uragenda ubyumva ku mateleviziyo atandukanye. Icyo navuga ni uko twese hamwe nk'abanyarwanda tugomba gushyira hamwe tugakora nka one team, duharanira vision imwe y'umupira w'amaguru hano mu Rwanda ndetse no muri Afurika. Nugenda udakoze subscribe hano ni ku Ishaba TV, kora subscribe, ni inkunga yawe ikomeye.